Muraho, shalom, Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha, abantu mujya munkurikirana umunsi ku munsi. Maze igihe rero ntaboneka ariko nongeye nabonetse. Ni ibibazo by'ubuzima. Yego, bacana ngo barayibye, niko numvishije, ubwo nyine ni ibyo. Imana ibahe umugisha rero abantu mujya munkurikirana, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru. Yego, abantu munkurikirana mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabashoboje. Inshuti zacu ziri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndabashoboje. Imigabane yose, Imana ibahe umugisha. Abantu mujya munkurikirana, ndabashimiye, ndabakunda, mbibabwira buri munsi. Tugiye kwiga rero, tugiye gukomeza. Ni isomo rinini, ni amasomo menshi, ariko yose atuganisha mu gukura no kumenya Imana. Icya mbere, tuzajya ducishaho igice kimwe, ejo twongeye dukurikireho ikindi, twongeye tugikurikizeho, twongeye dukurikizeho ikindi, gutyo kuzageza igihe tuzarangiriza aya masomo. Kandi ni ukuri bizatugirira neza. Bibaye byiza ugafata ikaramu cyangwa se ugashaka ubundi buryo uzajya ubigenza kugira ngo bigire icyo bigufasha, Imana izaguha umugisha. Yego, tugiye isomo rya mbere, kumenya iby'ingenzi bigize agakiza. Yego, tuziga icya mbere, agakiza icyo ari cyo. Icyo ni cyo cya mbere tuzigamo. Uko ukakira n'ibiba mu bugingo bwawe igihe umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Bigenda bite? Agakiza icyo ari cyo, icya mbere. Icya kabiri, uko bikugendekera cyangwa se uko umera iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Bigenda bite? Yego. Icya mbere rero, ngo Kristo yinjira mu buzima bwawe. Tugiye gusoma ibyahishuwe 3:20. Haravuga ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Yesu nahagarara, niba ari ku rugi rw'umutima wawe agakomanga, umuntu akumva ijwi rya Yesu uhagaze inyuma y'urugi rw'umutima we, agakingura urugi rw'umutima we, Yesu ngo azinjira iwe basangire. Ako niko gakiza. Hanyuma hari n'ibibazo, tuzajya tubaza n'ibibazo. Muri uyu murongo tumaze gusoma, Kristo aragusezeranya iki? Muri iyi mirongo tumaze gusoma, Kristo arimo aradusezeranya iki? Arimo aradusezeranya ko niwumva ijwi rye, niwumvisha amatwi yawe, ukumva ijwi rye riraguhamagara, rihagaze ku rugi rw'umutima wawe, riraguhamagara ngo ugakingura, Yesu azaza mu mutima wawe. Haleluya, haleluya. Ntabwo nzi niba uri kubyumva, ariko niwumva ijwi
rya Yesu. Niwumva ari ku rugi rwawe akomanga, akaguhamagara ukitaba, ugakingura umutima wawe, ngo azinjire iwawe musangire, aho uzaba ubonye agakiza. Ugomba gukora iki? Ugomba gukingura umutima wawe. Ugomba gukingura urugi rw'umutima wawe. Ako niko gakiza. Waba warakinguye urugi rw'umutima wawe? Haleluya. Waba warakinguye urugi rw'umutima wawe? Niba utarakingura urugi rw'umutima wawe, ndakugira inama yo gukingura urugi rw'umutima wawe, kuko ari inyuma y'urugi rw'umutima wawe, ari yarakomanga, ari yaravuga ngo wanyakiriye, nkabana nawe, nkagutwaza imitwaro, nkagutwaza nkagufasha, nkaba muri wowe. Haleluya. Nkahagararana nawe, nkagendana nawe, nkavugana nawe, nkaba muri wowe, nawe ukaba muri jyewe. Ako niko gakiza. Yesu hano rero ikibazo kiratubaza kiti, ese wakinguye urugi rw'umutima wawe? Wowe wakinguye urugi rw'umutima wawe? Kugira agakiza ni ingenzi. Yesu ashimwe cyane. Kugira agakiza ni ingenzi. Agakiza kandi kararyoha. Ni ukuri kararyoha. Ese muri iyi ngingo ya mbere nicyo sobanukiwemo? Wumvishijemo iki? Nicyo usobanukiwe muri iyi ngingo ya mbere? Yego. Njyewe kuri jyewe nsobanukiwe yuko agakiza ari ukwemera kwanjye. Nuko Yesu akomanga ku rugi nkamukingurira. Nuko Yesu akomanga nkamukingurira. Ni ukuvuga ngo Yesu nta gahato ashyiraho. Ku gakiza Yesu nta gahato na gatoya adushyiraho. Yesu wowe ku giti cyawe wemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukamwiyemeza wowe. Iyo umaze kumwiyemeza, ibintu byose bigenda neza. Ariko nta gahato kaba mu gukizwa. Bisaba ko wowe umwumva, uwumvisha amatwi yawe, ugakingura urugi rw'umutima wawe, ugakingura urugi akinjira ngo mugasangira. Haleluya. Ikintu cyitwa gusangira, kubisobanura, gusangira, buriya iyo umuntu musangira byose. Ntabwo nzi niba urimo kubyumva nk'uko ndi kubyumva. Iyo umuntu musangira byose. Musangira umubabaro, musangira umunezero, musangira ibyiza, musangira ibibi, musangira kuburara, musangira kubwirirwa, musangira iyo ibyo kurya byabonetse, musangira n'iyo bitabonetse. Ibintu byose murabisangira. Hanyuma Yesu aravuga ati, kingura umutima wawe dusangire. Yego, tugiye gusoza igice cya mbere,
ariko tugiye kugisoza tuvuga ngo uhereye none umenye ko Kristo ari mu buzima bwawe, sindi njyenyine, aho naba ndi hose, iteka ryose n'igihe cyose. Iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, icyo ugomba kumenya ni uko Kristo wowe ubwawe utari wenyine mu buzima bwawe, uri kumwe na Kristo, uri kumwe na Kristo mu buzima bwawe, utakiri wenyine, utakigenda wenyine. Haleluya! Niyo mpamvu avuga ngo ninjire muri wowe dusangire. Agendana nawe aho ujya hose n'igihe cyose, iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ibahe umugisha. Dushoje isomo rya mbere, tumenya icyo agakiza icyo ari cyo, mbese twigaga ku gakiza muri rusange, uko Yesu yinjira mu buzima bwawe, uko Yesu agendana nawe, icyo agakiza icyo ari cyo. Agakiza ni ukwizera, ni ukumva ko Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, yakomanze ku rugi rw'umutima wawe, nawe ugakingura, ukadusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ubwiza bwawe n'imbabazi zawe ku bugingo bwacu. Ibyahishuwe 3:20 haratubwiye ngo dore uhagaze ku rugi rw'imitima yacu, ngo umuntu niyumva ijwi ryawe akagukingurira urugi, urinjira usangire natwe. Turi imbere y'amaso yawe, turakwinginze, manukira kubana natwe no kutugirira neza. Tugukinguriye inzugi z'imitima yacu. Mwami, turahari, turakwinginze kugira ngo winjire muri twebwe. Iri ni isezerano waduhaye ngo nitwumva ijwi ryawe tugakingura, uzamanuka cyangwa se uzaza ubane natwe dusangire. Gusangira rero habamo byinshi Kristo. Gusangira, abantu basangira umubabaro, basangira umunezero, basangira ibyishimo, basangira kubaho, basangira imibabaro isanzwe ya buri munsi, dusangira ubuzima duciyemo. Niyo mpamvu uri kumwe natwe bya buri munsi. Ntabwo tukigenda twenyine, ahubwo turimo turagendana nawe muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi kandi igihe cyose. Urakoze Data, urakoze kugiye kubana natwe aya masomo dutangiye, tugakomeza tukiga, kandi ntekereza ko bizatugirira umumaro. Urakoze Mukiza mwiza, mu izina rya Yesu turagushimiye, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda kandi ni ukuri. Karibu tujye dufatanya kwiga ijambo ry'Imana. Shalom.